Episode iheruka nuko twayishoje. Arangwa n'imico y'ubumanzi n'ubupfura, ubugira neza, ubwihangane n'ubwitonzi, ubugwaneza n'ubunyakuri. Jya ubigaragariza buri wese uhereye kubo mubana mu rugo. Ukomeje kumva inyandiko zikubiye mu gitabo cya Dieudonne D'amour, ndabigushimiye cyane. Nizere ko ibyo umaze kugenda wumva biri kugenda bikugirira umumaro. Noneho twinjiye mu mutwe wa 13, episode ya 6, ihame rya 12, ubukungu butera ubutwari. Muri iki gice Dieudonne D'amour atangira avuga ati I will win not immediately but definitely. Ubutwari mukuri bufatwa nk'ikintu cy'ingenzi mu mico ya muntu, ibindi byose bishamikira kuri bwo. Birashoboka yuko mu biranga amahirwe icyambere ari ubutwari. Kunoza ubwiyemere bw'umuntu, ubutwari n'ubushake bwo kugera ku ntego ni kimwe mu by'ingenzi bikenewe ngo ugire icyo ugeraho gihamye. Nta handi ushingiye icyizere cy'insinzi. Ufite ubutwari ushobora gukora icyo ari cyo cyose mu buzima, ariko rero uri ikigwari nta n'ikindi cyagufasha kugira icyo ukora. Ahatari ubutwari hari ubwoba. Kwiyumvamo ubwoba kuva kera n'ubu niwo mwanzi igice ufite. Ubwoba no gushidikanya byavanze binangiza icyizere n'ubushobozi bwa muntu kurusha izindi mbaraga zibaho. Icyo ari cyo cyose ubu n'icyo uzageraho cyose bigenwa n'ikikurimo aho kuba ikikuzengurutse. Ibyo bivuga ko kunoza ubutwari by'ikirenga no kwiyemeza nibyo byonyine byakugeza mu rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri ushaka iki? Ese intego yawe ni ukwigenga mu bukungu? Ushaka kuba umukire? Ushaka kuba umuherwe ukiri umukozi? Ushaka kubaho ubuzima bwiza urangije amashuri yawe? Izi ni intego ntumbero zifututse, nta n'inzitizi zakubuza kubigeraho. Imbaga y'abantu amagana ibihumbi ndetse na miliyoni muri Afurika mu myaka itabarika bageze kuri izo ntego ntumbero ntacyo batangiriyeho. Muri iyi minsi abakire benshi batangiye kuva mu madeni yabaremereye, abenshi batangiye batinze mu buzima bwabo. Nuko rero ibyo abandi bagezeho nawe wabigeraho. Ikibazo cyonyine ukeneye gusubiza ni ushaka kubikora cyane kungana iki? Igihe wiyemeje ko icyo ushaka ushobora gukora ihame ry'ubutwari mu kongera amahirwe yawe. Iryo hame riravuga ngo igihe uhangana werekeza ku ntego ntumbero yawe, hari imbaraga zitagaragara ziza zigufasha. Abantu benshi barashidikanya cyangwa se bakazibukira byose kuko baba batabona neza ukuntu bavaho bari ngo bagere aho bashaka kugera. Ntibaba babyiyumvisha muri make, bakibagirwa ko urugendo rwose rutangirira ku ntambwe imwe naho rwaba rureshya n'ibirometero 5,000 cyangwa se 10,000. Ibyo nta kindi bivuga. Bivuga gusa ko iyo utangiye utambukira mu cyizere ukagenda nta bwoba ugana mu cyerekezo cy'inzozi zawe, nibwo ibintu bitangira kujya mu buryo. Iyemeze. Burya igihe cyose habaho gushidikanya ukumva wasubira inyuma, ariko iyo wiyemeje kudasubira inyuma bikuvuye mu bwonko no mu mutima nta kizaguhagarika. Mu bikorwa byose by'ubwitange no guhimba ibintu bishyashya hari ukuri kwibanze. Kudasobanukirwa ibyangiza ibitekerezo byawe byinshi ndetse n'imishinga itagira ukwisa. Byose iyo ukimara kwiyemeza bidasubirwaho kuko byamera kose nta kizagusubiza inyuma, imbaraga zidasanzwe nazo nibwo zitangira gukora. Ibintu byinshi binyuranye kandi utigeze ubona biza bikunganira. Uruhurirane rw'ibintu birisukiranya, kuva ugifata umwanzuro byose biza bikunganira. Ibyo utari witeguye utanatekerezaga, inama zitandukanye, inkunga zifatika, mbese byinshi tuyumvishaga yuko byakubaho. None waba wiyemeje ukomeje. Shakisha ibintu mu gihe gito, ibyo ushobora gukora byose cyangwa se wabishobora cyangwa se utabishobora, tangira ubu. Reka kuvuga ngo nzatangira ejo, ibyejo bibara bejo. Kuba ruzirabwoba bihatse ubuhanga budasanzwe kandi bifite ingufu zisanzwe n'izidasanzwe. Iyemeze wowe gusa, ubwenge buzakurana ubukaka. Wowe tangira, ikivu uzacyusa. Kandi bigeze hagati bikanakunanira, ikibazo ni ikihe? Amasomo uzaba warakuye muri uru rugendo azagufasha gukora n'ibindi uzakora. Ubutwari bungana zahabu. Umugabo witwa Aristote ubwo yandikaga ku byerekeranye n'ubutwari yavuze yuko ari nk'impuzandengo ya zahabu hagati y'ubuhubutsi n'ubugwari. Ubutwari nyabwo buri hagati mu munzani. Yasobanuye ubutwari nk'ubushobozi bwo kumenya no kugenzura ubwoba mu buryo nyabwo mu gihe nyacyo. Yavuze ko uburyo bwo guteza imbere ubutwari nk'indi mico ya muntu no gushyira mu ngiro ubutwari no kugira ubutwari aho bukenewe hose. Muri make niba udashyize ubutwari bwawe mu bikorwa ntabwo uzamenya aho bwari kukugeza. Uzarinda uva kuri iyi si utazi uko ubushobozi bwawe bungana. Ubwoba burigwa kandi bwose burandurwa. Hari ikintu ugomba kumenya ku byerekeye ubwoba bugusubiza inyuma. Nuko bwose bwigwa kandi bukarandurwa, kandi kubwirinda ni ukubishyira mu ngiro. Ubwamagana.
nta muntu uvukana ubwoba, buri wese aza mu isi afite imico ibiri itagira uko isa. Bwa mbere wari igitsire utagira ubwoba. Uruhinja nta bwoba karemano rugira keretse ubwo kuba yikubise hasi cyangwa se yumvise urusaku. Ubwa kabiri wari umwungikanyi ukora ibikorwa nta mwanya uciyemo. Uruhinja rugaragaza ibyo rwiyumvira nta ntugunda kandi rwisanzuye, rwita ku by'undi muntu wese yibaza cyangwa se avuga ku byo rukoze. Nyamara uko rukura, ababyeyi cyangwa se abavandimwe n'inshuti batangira kurwigisha kugira ubwoba, batangira kugushyiramo gahunda y'ubwoba, bagusubiza inyuma igihe cyose gisigaye cy'ubuzima bwawe. Urugero, iyo utangiye kwitegereza ibikwegereye aho uri, batangira kukubwira amagambo agutera ubwoba, bati ngaho ngo hagarara, va hano, genda, ntukoreho, sigaho, shyira hasi, jugunya, jya hanze, sohoka hano vuba. Mbese batangira kugutera ubwoba, kimwe n'andi magambo akomeye y'urucantege nka oya, ntago bishoboka, ibi ntago ari ibyawe. Ese bazi gute ko utabishobora? Reka tuvuge ku bwoba bwo gutsindwa. Kera ukiri umwana uribuka ko icyo wagerageza gukora cyose, kumva uburyohe cyangwa se kwihumuriza, ushaka kugira icyo wiyumvamo cyangwa se ujyamo, habaga hari umuntu buri gihe ushinzwe kukubuza kubikora. Ni bibi cyane, have wibikora, uracyari muto, va hano ugende vuba. Kubw'ibyo rero, kuva mu buto bwawe utaramenya ubwenge, wagiye ukuza kamere yo kumva yuko uri muto, udashobora kugira icyo wakora gishya cyangwa se kinyuranye n'ibyakera ukiri uruhinja. Utangira kwiyumvamo amajwi akubwira ngo sindi mukuru bihagije, sindamenya ubwenge. Bukeye utangira gukuza ibimenyetso bya mbere byo gutinya gutsindwa, ugahora ugira uti sinshoboye. Iyo umaze gukura uhita utangira kwigenzura wibombarika ibintu ababyeyi bawe baba baratangiye kugutoza. Igihe cyose haje ibishya cyangwa ibigoye ubuzima, utangira kwivugisha ngo ibi sinabishobora, ntabwo ndi mu rwego rw'ibi, ntabwo nagira icyo nigezaho ubwanjye, sinize bihagije, sinabibasha, sinshobora. Nk'umuntu mukuru rero, icyo wakagombye guhita ukora ukibona ikintu gishya cyangwa se kidasanzwe ni ukwibaza impamvu wowe bitagushobokera. Nudashishoza neza, uzisanga imbere y'urukiko rw'ubuzima ari wowe wicira urubanza, wiburanye ukitsinda. Uzahita utekereza impamvu udashobora kugera ku ntego n'inzozi zawe, uzibaza cyane, wicuza ibyo utakoze, ibyo wari ukeneye ngo wizihirwe n'umunezero washakaga kuruta byose. Niba wemera yuko ushoboye gukora ikintu cyangwa se udashobora kugikora, muri byombi hari aho ufite ukuri. Ngaho reka nkwibarize, niba udatangiye uyu munsi ngo utere intambwe y'ubukungu ugana imbere, utegereje iki? Ninde utegereje ngo aguhe ubwo burenganzira? Reka tuvuge ku bwoba bwo kwangwa cyangwa se bw'urwango. Ubwoba bundi bukomeye ni ubwoba bw'urwango no kutemerwa. Ubu bwoba buza igihe ababyeyi babagukunda urumamo bitewe n'imyitwarire idahwitse yawe. Umwana akeneye urukundo nk'uko indabo zikeneye amazi. Umwana kandi akeneye umutekano no kwemererwa ibyo akoze, nk'uko akeneye ibiryo, amazi no gufatwa neza. Umwana ni umuntu ugira amarangamutima muri byose. Ibyo abona n'ibyo yumva bisobanura na ya marangamutima. Niyo mpamvu ibimubera iruhande byose bigira ingaruka ku marangamutima ye uko agenda akura. Niba ababyeyi bawe bahora bakujuha cyangwa se bakugaya kubera ibyo wakoze neza cyangwa se nabi, guhindura imico ngo ujye uhora ushaka gukora icyo wibaza yuko batari bunegure cyangwa se ngo bagaye, mbese icyo bari bwakire neza. Reka tuvuge ku gusenya ibyo undi yakoze bimuca intege. Gusenya ibyo undi yakoze bimuca intege. Iyo ukuriye mu bantu batumva ibintu neza kandi ntibakire ibintu neza, babeshejweho no kugaya gusa, umaze guca akenge, wari uri umuntu wigengesera ibitekerezo by'abandi, wumva ibyo wavuga ku byo ukora. Uzahora ushaka kumva uko bakira ibyawe, baba bari bo bose, abo mudahuje igitsina, abo mukorana, sobuja ndetse n'abandi bantu utazi bihagije cyangwa se utitayeho. Hari abameze nk'abahungabanye kubwo kuba barakunze kujorwa, kunegurwa, kunengwa no kugaba mu bwana bwabo, ku buryo bibagora kugira icyemezo bafata iyo bamaze gukura. Aba batekereza ko buri wese agomba kutakira neza ibyo akora, yemwe n'abantu bataziranye. Iyo babitekereje bacika intege, ntibagira icyo bakorana mba. Bafite ubwoba bwo gukora amakosa no kwikururira amagambo y'abaneguranyi. Izi ni inzitizi zica intege abantu ntibatangire gahunda, imishinga cyangwa se ngo bahindure imirimo yabo, kubera kugira ubwoba bw'uko batazakirwa neza n'abandi cyangwa se bakagira igisebo mu bandi. Noneho aho kugira ngo biyangishe cyangwa se bigayisha abandi, bahitamo kutagira icyo bakorana mba. Ariko siko byakagenze. Iyo ntacyo ukora na kimwe, ntacyo ugeraho na kimwe. Umwitangirizwa wo gutsinda ni ukwiyemeza kumenyera gutsindwa. Ubwoba bwo kutakirwa neza, reka nabwo tubuvugeho. Ubwoba bwo kutakirwa bugaragazwa no kwiyumvamo ko ugomba. Ni imyumvire mibi kandi yishongora, ivuga ngo ngomba,
ngomba gukora ibyo abandi bazakira neza, kandi mu rukurikirane rw'uko adashobora gukora ibyo abandi batakira nk'uko bigomba. Kugira ubwoba bwo gutsindwa no kutakirwa mu buryo budakabije ni ibisanzwe mu buzima bibaho. Bushobora kugutera imbaraga zo gukora ibikenewe ngo utsinde. Ubwiyumve bugereranyije n'intege nke ndetse no kubuciye bugufi byatuma uba umuntu ukundwa kandi ukubahwa n'abandi. Ahangaha rero bukora nk'intandaro nziza y'imyitwarire mizima. Ubwoba bwo kutakirwa iyo bwiyerekanye mu gaciro kadasubirwaho ibyiyumviro n'ibitekerezo by'abandi, bushobora kugufasha ku mwanya ufite mu muryango mugari. Gushaka gukundwa no kwemerwa n'abandi byubakiye ku kubaha imirongo ngenderwaho y'itegeko, ikinyabupfura rusange, uburyo bw'imyitwarire, amategeko y'umuryango n'imirongo ngenderwaho ya buri munsi bituma ubuzima bushobora kwivugurura. Ubundi kugira ubwoba si bibi, ariko ntibyakagombye kukubuza gukora icyo ushaka. Jya wambara impu zombi muri byose. Ushobora kumva ibyo abandi bavuga ariko ntibikubuze gukora ibikurimo. Nta kibi na kimwe kibaho mu kwambara impu zombi k'ubwoba, kuko ntacyo bihindura cyangwa se bihutaza kamere ya muntu, nubwo aribyo bikunze kuba ku bantu benshi. Kuraho ubwoba bugusubiza inyuma. Uburyo bwo kwirukana ubwoba bwo gutsindwa ni ubu ngubu. Igihe cyose utekereje umuntu cyangwa se ibintu bitakunyuze cyangwa se bigutera igishyika cyangwa se ubwoba, jya wirukana izo ntekerezo zose ukoresheje ihame ry'isimbuza. Usubiremo aya magambo: nshobora kubikora, nshobora kubikora, nshobora kubikora, cyangwa se nshobora kugikora, ndizeye kandi birashoboka, ndizeye kandi nzabishobora. Mu gutsinda ubwoba bwo kutemerwa usubiramo wenyine aya magambo: singomba, singomba, singomba. Ibwira uti singomba gukora icyo ntashaka. Wongera uti ngomba gukora icyo ari cyo cyose nshaka kindi ku mutima. Igihe usubira muri izi nteruro utangira kumva ugenzura neza amarangamutima yawe. Niko ucunga cyane imigendekere y'ubwoba, noneho ukiyubakamo icyizere n'ubwiyemere, bityo ugahinduka indahangarwa. Fungura ububasha bw'ubwenge. Uko ukora ibikorwa neza niko ubwiyemere bwawe bukwerekeza ku nzozi zawe, kandi niko ububasha bw'ubwonko bwawe buzagukorera neza. Uzakurura abantu n'ibintu ukeneye ngo ugere ku ntego wiyemeje. Uzahita ubona ibintu byose mu isura nziza kandi ubone ejo hawe ari heza kurushaho. Intekerezo zawe z'indashyikirwa zizahindura ibikugaragiye, maze uhore wibonera ibikorwa by'uruhurirane no kutiheba. Dore ikibazo nyamukuru ugomba kubaza kugira ngo wahuranye ibikuta by'ubwoba n'urujijo biguca intege. Ni ikihe kintu cy'ingenzi watinyuka kurota kuko uzi neza ko kitakunanira kukigeraho? Niba hari ikintu wifuje kugira mu buzima by'ukuri, cyaba ari ikihe? Ubaye ufite imbaraga zidasanzwe ukabasha kugira icyo uhindura ku buzima bwawe, ni icyo wifuza ko cyabaho? Ni icyo wifuza kuba wageraho niba nta mipaka ihari? Ese ubaye ufite icyizere ntakuka ko wagera ku kintu runaka gihambaye, wumva ari iyihe ntego isumba izindi wakwiha mu buzima? Abantu hafi ya bose babasha gusubiza ibi bibazo, ariko mu gihe ugitekereza igisubizo cyawe, ubwoba buzakugabaho ibitero kuva impande zose. Buzigaragaza nk'urusaku rukanganye cyane rw'ikigirwamana. Buzagushyira mu kujijinganya no kukugamburuza, bukuvanemo icyizere cy'uko intego zawe zigushobokera. Gabanya gushaka inzitwazo cyangwa se impamvu. Dore hari uburyo bwiza bwo kwisuzuma inzitizi n'inzitwazo wakoresheje mu bihe byashize ziguca intege. Ibaza uti, hari umuntu duturanye witwa runaka, waba wari ufite imipaka inzitizi nk'iyo nagize, ariko akaba yaratwaje agakomeza amaherezo akagera ku ntego. Iki kibazo kiragusunika ngo ube umunyakuri kuri wowe ubwawe, kiragusunika ngo uhangane n'ukuri ku bihurimo by'ubu. Iki kibazo gihita kigaragaza ibyo wagize urwitwazo ngo utagira icyo ukora ngo ube wifuza ko wowe by'ukuri. Icyo waba waritwaje cyose umenye yuko hari imbaga y'abantu baciye mu bikomeye cyane utigeze ubona cyangwa se ngo umenye, nyamara bo bakaba barakomeje kugeza besheje umuhigo w'agahebuzo mu buzima bwabo. Bagize ikigaragara bamarira imiryango yabo n'aho batuye. None se ibyo abandi bakoze kuki wowe utabikora? Ni iki kiguca intege gituma usubira inyuma? Duhindure imitwe yacu, twirekure mu bwenge. Abahanga mu by'imitekerereze ya muntu muri iki gihe bagaragaje ibintu bibiri bituma umuntu agira ubwoba akanabura ubwihagarareho ubwe kurusha uko bwasobanuwe n'ibikorwa mu bihe byose. Intambamyi ya mbere iba ku muntu ni ukumva ko nawe ubwe ntacyo yakwimarira. Birashoboka yuko 80% by'Abanyarwanda cyangwa se barengaho bafite uko biyumva batyo, ku rwego rwo hasi cyangwa rwo hejuru. Kumva ko ntacyo wakwimarira ni imyumvire ituma witinya ko ntacyo ushoboye guhindura cyangwa se kurenzaho cyiza mu bihe biriho. Igihe cyose ubonye umwanya wo kubihindura usanga uvuga ngo simbishoboye, simbishoboye. Mu mateka y'ikiremwa muntu usanga abakene batangira serivisi zabo cyangwa se ibicuruzwa byabo ku giciro cyo hasi.
impamvu wemera guhabwa ibiciro byo hasi ni ukutamenya agaciro k'umurimo wabo n'igihe bakoresha muri iyo mirimo, bagashyira ubushobozi n'ububasha mu muguzi ngo abagenere igiciro. Mu gihe rero wamaze kwishyiramo kutabizi ko ntacyo ushoboye gukora ngo uhindure ibintu bidafatika, wiyumvamo ko ntacyo umaze. Imipaka nyakuri yemewe yonyine. Nyamara ariko ibi nta kuri kurimo. Ushobora kwitegura ejo hazaza nta nzitizi na zimwe uhuye nazo. Ushobora kuzana impinduka zikangura abantu akenshi zihuta cyane ukoresheje uburyo bwo gushyira mu ngiro amahame twavuze cyane muri iki gitabo. Mu by'ukuri ibizitura ubushobozi bwanyu ni ibiri mu mitwe yanyu gusa. Icyo ari cyo cyose ubwenge bwawe bushobora guhanga cyangwa se gutekereza bukanacyemera, ushobora kukigeraho nta kabuza. Kuba wowe ubwawe ushobora gusobanura ku buryo bugaragara intego yawe, ukayandika ndetse ukanafata ingamba zo kuyigeraho, bivuze ko ushobora kuba ufite muri wowe ndetse n'iruhande rwawe buri kintu cyose wakenera ngo ugere ku ntego yawe. Kuba ufite ubushobozi bwo gusobanura icyo ushaka mu by'ukuri bisobanura ko ufite n'ubushobozi bwo kukigeraho. Igihe cyose ugifitiye inyota kandi unafite ubushake bwo gukora cyane bihagije, inzitizi ya nyayo ubundi hari ni uburemere bw'ibyifuzo byawe. Aheza hawe, reka naho tuhavugeho. Icya kabiri gituma abantu basubira inyuma ku mahirwe y'umukiro, kikabatera ubwoba ntibagere ku ngamba cyangwa se ku ntego biyemeje, ni uko batsimbarara ku heza habo. Twese twarimanywe akamenyero n'ingeso. Twiga ingeso nazo zikaduhindura nubwo tutishimira byimazeyo umusaruro dukuramo. Itegeko ry'akamenyero ngewe ryita itegeko ry'ibicucu. Rigira riti igicucu ni umuntu ukora ibintu asanzwe akora noneho akibaza yuko azabona ibintu bidasanzwe. Iri tegeko turikoresheje ku kamenyero n'imyitwarire yawe bisobanura ko uzakomeza gukora nk'ibyo ukora ubu, keretse hari ikintu kibaye cyatuma uhindura icyerekezo. Uzakomeza gufatanya n'abo mwafatanyaga, ukomeze kubona amafaranga amwe, kandi ibyo ugeraho mu buzima bihora ari bya bindi. Nta kintu na kimwe kizahinduka iwawe keretse wowe ubwawe nufata icyemezo cyo guhindura imibereho yawe, cyangwa se hari ikintu kikubayeho kigusaba guhinduka. Niyo mpamvu kubura no kwirukanwa ku kazi, gutandukana n'uwo mwashakaye cyangwa se inshuti, kimwe no guhomba amafaranga yawe yose washoye mu bidanazo, byose bishobora kuba ibintu byiza. Bishobora gukura muri wowe kamere yawe bikanakohereza heza. Igisari cyangwa se igikomere icyo ari cyo cyose gishobora kugukangura no kuguhumura, kugufungurira andi marembo, kuguhuza n'inshuti nshya, ukareba ubundi buryo wakoramo ukaba watera imbere n'andi mayira wakwerekezamo. Reka tuvuge ku ihame ryakora nkaho nawe uri umukire. Icyo wifuza icyo ari cyo cyose mu by'ukuri kora nkaho kidashobora kukunanira kandi kizabaho. Iyi nteruro ni imwe mu z'akamaro mu mahame yose y'ubukire. Uburyo busumba ubundi bwo kwigana no kunoza imico myiza iyo ari yo yose ni ukwishyiramo ko ufite iyo mico koko, hanyuma ugakora ubigendeyeho. Nk'uko mbivuze haruguru, uburyo busumba ubundi ni ukwimakaza umuco w'ubutwari, ni ukubuhorana ukabushyira mu ngiro aho bukenewe hose kugeza igihe bubereye akamenyero.